ngo okay murakaza neza rero kuri tubica ya Nyayira official nko kumeze na Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Uyu munsi rero nifuje ko twagaruka ku nkuru zimaze iminsi zivugwa cyane by'umwihariko ku rubuga rwa Facebook. Ni inkuru iri gusanga nyine iri kuvugwa cyane ifite ama comment menshi nabyo turaje tubirebe. Ubundi uyu munsi tugiye kureba ikintu kivuga ko ku Kinyagise na Nyagise ubundi badakurana kandi arabavandimwe. Kandi twakunze kubibona kera ko ari abantu bahuzaga byibuza Nyagise akagaragaramo gake ariko akagaragaramo tukamubona. Bigeze no kwimubazaho Nyagise bakamubwira ati se ko Nyagise uriya mwana bamwita Ndera Ivan ko mutagikorana. Nyagise bisobanura neza aravuga ati uriya mwana ni umunyeshuri reka banza arangize kwiga azaza dukorane. None uwo mwana yarangije amashuri nako ubu ngubu ari mu biruhuko nyine nkuko Nyagise yabivuze, ahubwo yaraje yikorana nande na Nyagise bishobora kuba badahuza na Nyagise. Uyu munsi tugiye kureba impamvu eshatu zishobora gutuma Nyagise na Nyagise badakorana muri kino gihe nyine. Gusa turabanza duhere kuri iyi nkuru iri kugenda icicikana ahantu hose. Uyu nguyu bita Kani the Blog niwe wasohoye inkuru hanze ejo bundi, nayibonye kuri urukubuga rwa Facebook. Yaranditse ngo niki gituma uyu munyarwenya Nyagise adaha akaboko umuvandimwe we Nyagise bahuje umwuga mu rwenya ndetse batangiranye nk'uko mugenzi we Patino abikorera barumuna be. Muri kubona nyine Patino ngo agenda afasha bari abantuza ba Gringo ba Oromide ni ibintu nyine uyu muntu yaje kwabaza. None tugiye kurabaza muri comment baje kwabatera. Uyu muntu wa mbere witwa Sibomana yaravuze ati icyo nzi cyo nuko nikundira Nyagise. So wa mbere ubundi wa kabiri yaravuze ati Nyagise ahubwo azafashe Nyagise kuko asigaye amurenze. Uyu nguyu yaravuze ati ngo sha nazigera akorana na Nyagise biri sexy. Ni ibiki Nyagise asigaye akina atazanduza n'uwo twari dusigaranye. Wabyumvishe ko Nyagise nanjye Nyagise akaba ndi kugenda amushinja. Nyagise ari gukina video tareba uri kumwe n'umubyeyi. Uyu nguyu yavuze ngo Nyagise ntabwo akeneye Nyagise. Ni ibintu muri kureba ntago ari ngombwa ngo mbibasomere nange muragenda mu bisome dore n'ibyo birango arishoboye ariko kandi mba mbona baroze zisigaye zirebwa kurusha iza Nyagise. Wabyumvishe. Uyu nguyu nawe aravuga ati amuhe akaboko kajya hese yatangiye adakina muri Nyagise hari ukumuha akaboko birenze ibyo. Uyu nguyu noneho yaje kurandurwa Nyagise avuga ati amuha akaboko kajya hese yatangiye adakina muri Nyagise hari ukumuha akaboko birenze ibyo. Uyu nguyu ashatse kuvuga ko nyine ari Nyagise wamuzamuye n'ubundi biriya bihagije. Noneho uyu nguyu we yaraje aravuga ati Nyagise yari uwa kera aho azaniyemo ba Mavide na ba Nyamwiza wapi kabisa content zarashize naho Nyagise ari kubarusha bose kuko we yagumanye umwimerere. Barumuna ba Patino bo ubona ko bashonje pe sinzi icyo babaye. Reka rero comment zigarukira ahangaha. Namwe nimba mushaka kureba cyangwa se gutera comment muragenda kuri Facebook mwandikemo uyu muniga bamwita kamubarebere bamwita Kane the Blogger Kane the Blog. Noneho murebe iyi post mutere n'ama comment. Gusa nyine twebwe ikintu twari tugarutseho tugiye kureba ikintu bapfuye. Ubundi Nyagise na Nyagise bapfuye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere dore ku kintu cya gatatu nako nibyo byiza ibyo batekereza kuzamuha hazaza. Ubundi Nyagise afite imishinga ye y'ahazaza na Nyagise afite imishinga ye y'ahazaza. Ibyo bintu murabizi. Ubundi abavandimwe ntabwo akunda kumvikana cyane pe, ni ibintu mamuzi cyane namwe. None ikindi cya kabiri bashobora kuba bapfa irushanwa cyangwa ishyari ry'akazi. Ibi ni ibintu biba mu kazi, kuba umuntu akugirira ishyari, kumva umuntu akurusha, kumva umuntu ubwo ari mukuru ariko utagendera ku byo akubwiye. Icyo ngicyo rero ari n'icyambere bita imyumvire itandukanye ku mushinga. Ni ibintu bitatu nateguye rero ngira ngo mbasobanure. Turaye kuri iki ngiki bita ibyo bateganya kuhazaza nyine future ya buri muntu. Ubundi umwe ashobora kuba nyine avuga ati njye hazaza hanjye hari muri comedy gusa, njye mfite gupanga ngahita va muri comedy ngahita canga urugo ngahita njya muri filime nyine agakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahazaza ye ntabwo hasa nkaho undi nyine ari ukuntu iyo mwafatanye mugakora collaboration mwamuvuza ati se tujye ahazaza hamwe nyine dufite guperforminga twese. Ari ukwinjiza umuntu muri comedy kuriya uzinga agiye kuza ngo mukorane ukabona leta bivamo agiye mu bindi. Icyo cya gatatu reka tukiveho byo ni ibintu byumvikana. Ahubwo turetse tuzano ku cya kabiri irushanwa cyangwa ishyari. Ishyari ni ikireranga tuvuze irushanwa cyangwa ishyari. Ahangaha
hari kwa kundi uvuga ati uyu mwana nimuzana muri game ashobora kuza muri game agahita ndusha game agahita akundwa cyane kurushwa n'abantu bose nyine, cyangwa se nanone ugasanga Nyagise barambura bamwinjira kumubwira ati Nyagise waje tugakina nawe, ujya Nyagise ubundi muzacunge na komedi ziwe nyine, sinzi kuna bateguye komedi ze abavuga yihuta n'abantu akinisha bisaba kuvuga ngo bihute nyine ibintu babivuge bihuta namwe muzabireba, kandi noneho ashobora kuba Nyagise anamubwira ati Nyagise wakaje tugakorana kano ka video, Nyagise kavuga ati ngende gushutinga izanjye kubwishyari cyangwa se urushanwa ukavuga ati wonze umukinire se kucyo utaza ngo unyinire, kandi uzakunda kwibona Nyagise ntabwo yazaga akeneye Nyagise nawe ntabwo yazaga akeneye Nyagise. Ni ibintu nyine birimo ishyari cyangwa se irushanwa. Ikintu cya mbere bashobora kuba bapfa noneho gikomeye cyane ni imyumvire itandukanye ku mushinga. Nyagise nk'uko natangiye mbibabwira, Nyagise akora video zihuta nyine muzakunda kubireba ariko kuvuga yihuta cyane n'abantu bose akinishe basaka kugwa kine bihuta cyane nyine. Nyagise we none ikindi akora ni iki? Nyagise yicisha amatsiko, ari naho tugera tukumva twako twirebera Nyagise gusa akazana mu amavideo nk'uko yabivuze bande ako nyine kubona ni filime yakoze kuko Nyagise video ze zimara iminota 30 mu gihe Nyagise video ze zimara iminota 18 nyine bari video noya gusa zisekeje mu ncere, na Nyagise zirasekeje pe ntabwo nababeshya ngo Nyagise ngo yamanutse hasi nabo babivuga ikintu Nyagise nyine ubungu gisigaye kimwicira nibira bitutsi byaba mavide sha nanjye uziko ari video zira video ni wazirebana n'umubyeyi pe mavide bari gutukana cyane ku babyeyi nyine batukana bakomeretsanya cyane nyine gusa nyine ahangaye icyo najya ngo babwire ni ibyo ngibyo bitatu bashobora kuba bapfa. Nimba wumva ari byo cyangwa se hari icyo nibeshyeho nyandikira muri comment ngosore burya kujijwa cyangwa se kwibeshya nawe bitabaho, umbwira ati iki ngiki wacishe pe rega burankunda n'abantu utabyumva kimwe mubwumva kimwe mubyumva kimwe ntabwo wazatera imbere. Ndabakunda cyane rero n'amungu wanya dukunda Jiva. Ciao ciao.